Hello, good morning my people. This is your boy Manshot. Ikiganiro ni Man from the Kitchen. Ikiganiro kizajya kibanda ku muziki nyarwanda, kivuga ku buryo bw'imirimbire y'abanyarwanda se, uburyo bw'imyandikire, video nziza se, uburyo nyine umuziki mbese kizakibanda ku muziki nyarwanda kuva hasi kugera hejuru cyangwa se ijana ku ijana. All right. Dushishikariza abanyarwanda kujya bumva imiziki y'abanyarwanda kugira ngo bateze umuziki nyarwanda imbere mu karere cyangwa n'ahandi hose. All right, nize kuzatubana like buri munsi tuzagenda tubana tunaryoherwa n'umuziki, nanjye nkomeza kugenda mbafashe kugira ngo mugende mumenye imiziki mishyashya yasohotse n'uburyo muzajya mugenda muyikurikirana, n'uburyo muzajya mugenda muka reba indirimbo z'abahanzi nyarwanda, muka likinga, muka shiraho commentaire, mukabafasha nyine kumva ko bafite abantu babakigikiye. All right, this is KCTV 33. This is Manshot. Uyu munsi tubuze gukora kundirimbo ya Mr Kagame ari kumwe na Melodie, indirimbo nshyashya ari kumwe na Mr Kagame bayita NTIZA. Of course ni indirimbo yuje ubuhanga bwinshi cyane, harimo kuzimiza nkuko n'ubundi nibisanzwe abanyarwanda barazimiza, ariko ahangaha noneho uyu munsi guess what, ni munsi turaza kumva iki, turaza kumva ubuhanga burimo mu byerekeranye no kuzimiza, kandi tugenda tunaryoherwa. Of course muri kumwe na Manshot, Man from the Kitchen. Let's go. Niza numveho. Yes. All right. Tunikorera ko kunywa. Anyway, good morning guys. Bamwita Melodie. Yo, sinchuriki chupa. Wow, sinchuriki chupa. Yes, gameze nk'ishevari. My dear brothers, hanga babyita kuzimiza. Ngameze nk'ishovare. Wewe Videmo hayizange ni wamashakuta bepetiye magic acha nagucanganya ukarembo bishakuta bishaka uzico bitamo acha uzaze wumve wanjye uburyo nkora kikaza abahungu b'ikigari bagufasha uburyo nkora kikaza. All right, uyu mujama nyibukije indirimbo ya Sebanani yaririmbaga ngo Raburiyani ngo Feliciane ngo nabo bazaga bigendera. Yes, ni culture kuzimiza ni umuco w'abanyarwanda. Yeah, guys, mujye mwumva imiziki muyumve neza, yes. Nanjye singitereta Melodie. Batereta, yeah. Nibigeze batereta. Yeah. Se batereta. Yes. Musaza yakijwe ariko ngo umubiri uraryana. Oh! Ruvuna bataka my dear. Ruvuna bataka yawe bro. Ira cyagibutsa wambugani wa ngunda. Ngo ruvuna bataka yishiraga mu kibindi amasegonda 2. Tayari ikiganje cyashizemo. Ruvuna bataka yawe bro. Vugirire vuba tahe. Yes, bamwita Melodie, Mr Kagame. All right. Yes, niza kumukoje kuryoherwa n'ino ndirimbo. Uyashinga mipoto nta by'imikino. Imiziki nyarwanda harimo ibintu byinshi cyane guys, harimo ibintu byinshi cyane, harimo kuzimiza, uzakurikirana n'indirimbo za kera, zazimiza impara n'iki, harimo kuzimiza kwinshi cyane. All right, ngo nagitereta. Batereta Basak Yeah Bigeze batereta Wallahi Melodie. Okay bro, shiramo nawe karuvuna bataka kawe.
Shinga muri burega n'abataka yawe. You know, you guys tune enjoying. Nugushyamo karuvu n'abataka. Alright, guys, nizera ko mwaryohewe kandi twajyanye ibihe byiza. This is your boy Manshat, kiganiro Man from the Kitchen. Nizera ko muzabaye mukomeza kudukurikirana like every day tubahereza episode. Alright, nizera ko mugiye kugera mukareba indirimbo ya Bruce Melodie. Bruce Melodie na Mr Kagame, munakomeza kuryoherwa n'ubuzima kandi tunakomeza kwishima. Alright, coup de chapeau kuba saza Bruce Melodie na Mr Kagame. You guys mwakoze indirimbo nziza kandi we love you so much. Reka dupushing umuziki nyarwanda. You guys remember to subscribe. We love you so much. KCTV 33. See you next time.